umukobwa mwiza cyane kindi mbona cyoroshye gifite ibitako byiza mu maso heza mbese namubonye numva arankuruye ngo gifite ibiki ibitako byiza ni igiki wabonye muri ariya matako ye wakwereka ikihishemo buriya cyane kirarenze mana uzi uri kuntera ubwoba gute se wavuze se nta gashiki kawe ufite reka mu izina rya Yesu abazimu bashye abo bazimu bagende bashye ni hake ushobora gusanga abakobwa bahinnye imipira y'amaboko nkunda kubibona cyane ku bahungu ni iyihe mpamvu cyangwa nuko yaba ari impamvu yuko nawe ushobora kuba witeretera abakobwa bagenzi bawe ngaranye ndiniga mba numva ndiniga kabisa nyine nkuko nabwo ndiniga nyine niyo mpamvu ufite n'ubwana utwana nabonye ukuntu wabubonye ahubwo se wakoze umukobwa ku kibuno iyo ukozeho cy'umugabo wumva se ari nk'akabaho hari ushaka mwiduse reka ikaze kandi tunagushimira kuba uduhaye umwanya wo kuba twaganira umeze gute meze neza umeze neza none uri guseka ko mana ese nagira gute akabi gasekwa nta keza nyine ariko mu kanya wari ufite uburakari bwinshi cyane numvaga nyine mbabaye bimwe birenze usoje umubwira ati n'ubundi mfite inzira biri buze kunyuramo ati hari aho ndi buze kubinyuza ati ntago wancika burundu mfite ukundi nzabigenza ni iki wizeye yuko none uriya mukobwa azemera kukubera umugore ukamubera umugabo ngiye ngomba kuzagenda gake gake nkuko akunda abahungu dutereta abakobwa ngo bitwara gake gake bikagera kure ibintu byose ni ubwenge nzabitwara gake gake kenshi ko azanyemera byanze bikunze si ubwo koko mana yanjye hariya hasi ntabwo byari byoroha nka buriya udupfana tuvugisha ukuri uzi uko warize ukagera ugahera umwuka burereka nkubwire sisite ikintu ushaka kubwira aka kazi dukora duhuriramo n'ibibazo byinshi cyane kuko ni inkuru nyinshi ziba zigiye zitandukanye uko bwije n'uko bukeye isi yacu njye nkunda kuvuga ko igeze ku musozo duhura na byinshi bitandukanye ariko ibi mbashije kubona nanjye ubwanjye numiwe kuko warize umwuka uririra umukobwa wawe umukobwa mugenzi wawe sorry byari byandenze cyane bitewe n'ukuntu nyine nabiteguye nyine mfite confidence numva ko nyine ari bubyemera atankatira nawe we byakubabaza ntacyo ubwo ninkwereye fanta nabonye wari wateguye nyine nta kundi inkoko zanjye ziriwe n'abandi sha uyu ni Umutako TV reka ngushimire we tugiye gutangirana urugendo mwizere ko turaza kugerana ku musozo uyu ni wa mukobwa rero wifuza kubera umugabo mugenzi we akaba yararubye da queen ibintu bikaba bitoroshye hano none se ubundi tuvuge aramutse akwemereye ko nabonye akurusha n'imbaraga buramurakazanyije wenda urugero abaye umugore wawe ntago bibaye turabibonye aragukatiye arabikweretse imbere y'itangazamakuru uraramutse akwemereye mu gashwana urabona ataguhaje ido yadanje yanyicira mu nzu ariko gusa ikintu nakora ni ukumwitwaraho neza nkamufata neza nkamuha keya nkamera umwana mwiza cyane ariko buryo uri mwiza ntabwo biriya bintu bikubereye nta buryo wazabivamo mbese biriya bintu ni bibi ni bibi cyane n'umuntu agira icyo akunda mu buzima bwe wavuze yuko wakunze da queen ni iki wamukundiye kere nabikubwira ariko nabisubiramo ni iki wakundiye da queen namukundiye uburyo ari mwiza uburyo yitwara neza ntabwo yitwara nk'abandi bakobwa ubona b'ibirara
mbona udusore bagasamara iki oya yitwara neza aritonda ni umukobwa mwiza cyane ikindi mba mbona cyoroshye gifite ibitako byiza mu maso heza mbese namubonye numva arankuruye ngo gifite ibiki ibitako byiza abonye numva birandenze wa mukobwa yakundiye dakwini ibitako ngo nagasamara ngo nagashidukira abahungu biriya bitako se wari kuzabyinjizamo iki udafite sister ni igiki wari kuzinjizamo udafite ni igiki se wajya ureka mu bari bari ibanga ry'umuntu ko n'undi kubikubwira nta kintu byagufasha nyine hari ibanga tu buriya se amatako ye ni igiki wayabonyemo ni igiki wabonye muri ariya matako ye wakwereka ikihishemo buriya cyane kirarenze mani aha njya nkunda kumva abakobwa abahungu bakundira abakobwa ngo yacimyeyo we ngo uriya mukobwa aroroshye we aho nawe rero kuri hariya mabuno we aha ibyo tubivuyeho gatoya ibyo bintu wabitangiye gute ni igiki cyaguteye gukunda abakobwa bagenzi bawe ndumva nabikubwiye nyine kubera nagiye mpemukirwa mu rukundo kenshi n'igitsina gabo bakambabaza bakambeshya mbona nta cyiza cyabo kuki utakunda umukobwa ukamugira umugore nk'ukuvuga ati ngende umugabo usambwiye ko uri umugabo ni iki gishobora kuguha amahirwe yo kwemera yuko bitabaho yuko wakunda umukobwa kandi nawe akakubabaza nk'uko wa muhungu yakubabaje urabona se uriya icyo atankoreye ariko uriya nzamuzana kabisa uriya ni uwanjye urabyizeye ntabwo nava kwizera wenda ntabwo kiriya cyana cyancika kabisa dakwini yagiye ariko nabonaga bitoroshye pe ntabwo byari byoroshye gusa mfite icyizere wana ko azaba uwanjye ndagasha azaba uwanjye urabona uracyari mutoya uri mwiza uteye neza ufite amaso meza uri umukobwa ufite iterambere uri umukobwa ufite icyerekezo kuki udashobora kureka iyo nzira ukaba wareba umuhungu akazakubera umugabo ugukwiriye ntabwo ukeneye kubyara nk'abandi bakobwa ukaba umubyeyi ukaba mama w'abana abakobwa iyo babana ari babiri harimo umugabo n'umugore buriya bashobora kubyara oya ubundi se ko kigiye kubyara ntabwo bigezweho enjoyinga tu kurya ubuzima wa mukobwa nandi ashaka kamerama ntateze no kubyara reka n'abana se hari abajya bambwira ngo nagikwe nawe reka baby shower wapi reka ibyo ntabwo ari ibintu byanjye kabisa shambabarira uzi ko uri kuntera ubwoba gute se wavuze se nta gashiki kawe ufite reka mu izina rya Yesu abazimu bashye abo bazimu bagende bashye nawe ujya unsetse bose barashatse nawe waduteje dakwini uratubwira ati tukuvangiye mu byo wari wapanze uratwihinduka kari wowe watwihamagariye ukadusaba yuko tuza kugushyigikira ufite surprise uzakorera umukunzi wawe kandi ntabikubajije nakubwiye ati uwo mugabo ateye ati ni ikigabo cyiza ati rwose ati byihorere unjijishe nyine ni nawe wakwihamagariye mu kuguhamagara shiduka havuze umugore mugenzi wawe biriya bintu birantunga biriya bintu byaye iki koko ni surprise nyine gusa nyine biriya ni umujinya bimvugishije njye wabahamagaye ariko naketse ko yanze proposal yanjye kubera wenda yaba yakubonye wari warabimuganirijeho
kuki wumva yuko impamvu yabyanze ari uko yaba yatubonye? njye senge ukuntu nabonaga dusohokana tumeranye turebana akana ko mu jisho numvaga kankunda, ariko bigaragara ko yakuriye amafaranga menshi byatari. niyo mpamvu utazamuhara. Nta kintu najyaga ntamuhaye, mbese nkamusohokana ahantu hose. ntabwo namuhara wana. niyo mpamvu wateguye kubikora ahantu nk'ahangaha hatuje? n'ahantu hatuje niho heza. rero nanze kumujyana ahantu mu kavuyo wenda atabyanga cyangwa se akagira isoni, bituma negura ahantu nk'aho. se niba atari ibanga, ibyo kurya twabibonye, amafanta twabibonye ko byari bimeze, nk'izi ndabo ninde wagufashije kuzitegura? twagusanze uri wenyine, ninde wabigufashije? mva byose nabyikoreye nyine n'umutima wanjye wose. ushobora kuba umukunda cyane birenze. isi yararangiye. nese Imana yo yanga abakundana, ntabwo Imana yanga abakundana. Oh my God, iyo tatuwaje sa nk'uwegeza hano imbere gato kuri kamera ndebe, iyo tatuwaje iri ku kuboko kwawe kw'iburyo, ishatse kuvuga iki? niyo iri ku kuboko ko hepfo? nyine urabona ni ikinyugunyugutu bisanzwe. nkunda ikinyugunyugu cyane. yisobanura ibintu byinshi. nshatse kuvuga ko mu buzima abantu bose twese turangana, waba umukire waba umukene, ko twese duhumeka umwuka umwe, kandi niyo dupfuye tujya hamwe. iki nicyo nayishyiriyeho nyine, ko tungana, nta muntu ugomba kwirata kundi cyangwa mwihenureho. ni hake ushobora gusanga abakobwa bahinnye imipira y'amaboko, nkunda kubibona cyane ku bahungu. ni iyihe mpamvu? cyangwa nuko yaba ari impamvu yuko nawe ushobora kuba witeretera abakobwa bagenzi bawe? ngaranye ndiniga, mba numva ndiniga kabisa. ubu mbese usigaye wiyumva nk'umugabo? byararangiye pe, mba numva ibi bintu bizagarukira he? ko ibintu ntabirenze. mba numva ntarebi kabisa. nyine ko mbikunda, kandi mba numva nta n'ikintu bintwaye. uba wumva nta kibazo? kandi byamaze agahinda nari mfite nyine, natewe n'abasore. mba numva ntuje, nta n'umusore ntekereza njye muri njye wapi. umaze kutubwira tatuwaje, umaze kutubwira ati nanjye mba niyumvamo nk'iniga, mba numva nanjye ndi iniga, mba numva nanjye rwose narabaye nk'umusore bitewe n'agahinda nagiye ngira. izo tatuwaje twabonye, nta zindi ushobora kuba ufite ahantu tutareba? ndazifite ako ni imwe. nta kari hano se? ntoya ahangaha cyangwa ni ibanga ryawe? aho ntabwo nakayashyira. reka ngushimire we twatangiranye, nise ko turaza kujyana ku musozo. uyu ni Umutako TV, murangushishikariza gukora subscribe kugira tujye tubasha kubana mu biganiro bikurikira. uramutse ukeneye kwamamaza ushobora kutwandikira muri comment, mu gihe gito turaza kuguhereza nimero ushobora kunyuraho, ubundi tukakwamamariza ibikorwa byawe bikabasha gusakara hirya no hino bikaguka. Sister karame, abakobwa bose mbese paka ntabwo ari bose. nyine nk'uko nabwo ndiniga nyine, niyo mpamvu ufite n'ubwanwa. twana nabonye ukuntu wabubonye. si ubwanwa ku bakobwa bushatse kuvuga iki? ushatse kuvuga iki? cyo ntacyo nzi tu. njya nkunda kumva ngo buranga abakobwa bahuza imibiri, ngo barakarisanya, ngo bagakorana ku mabere, ngo banaryana iminwa. we nk'uko na umuhungu n'umukobwa baryana iminwa, nibyo? mfasha urayimurya nyine ubwo samuhereza ururimi, umukobwa ku wundi mukobwa ururimi akanyunguta, ukabifiringa fresh tu.
ukamukora nko ku kibuno ukumva nyine nk'uko ukumva bikujemo neza. ahubwo se wakoze umukobwa ku kibuno niyo ukoze aho cy'umugabo wumva se ari nk'akabaho hari shamwiduse ntabwo ari ukubasebya ari ubwo se icy'umukobwa kiryohera gute icy'undi mukobwa mugenzi wakozeho abyumva gute ko biryoshye koko ko nawe bibaza uziko nyine nk'uko ukora ku mukobwa ukumva nyine uba uri kubifiringa fresh natwe niko tubyumva tu. hashize igihe kingana iki ufashe umwanzuro wo kuba wajya wirongorera abakobwa bagenzi bawe? Bibazemo umwaka umwe. Kutarabigiramo uburambe nta kuntu ushobora kuba wabihagarika? Yabyo ni birebire nyine birebire. Ndumva icyo gisubizo ntabwo nacyo gusubiza aka kanya. Hari nk'ikintu bita kunyaza nkunda kumva cyane abantu duhura bakanganiriza nanjye narabifashe ubanza ari wenda nzamenya no kubikora bitewe nuko nkunda guhura n'abantu babivuga. Se buriya birashoboka ko umukobwa yanyaza mugenzi we? Kandi ushaka kwinjira muri ya mabanga nawe ngende kukwibariza turi kuganira. Ubwo se munyaje ujya hari ubwo yakumbura igitsina gabo wapi gute se? Nese ubwo ushobora nko kumunyaza ukoresheje iki? Umugabo akoresha igitsina kandi igitsina cy'umugabo kiba gifite umurego, igitsina cy'umugabo kigihagaze ukuntu nkuko njya mbyumva no mu mafilime njya mbibona nge nibirambaho. Utugiha munyaza umukobwa anyaza umukobwa mugenzi we akoresheje iki? Ihangane uri umukobwa ne kuzabigukorera ukareba none urahombye nyine. Cameraman tugende nawe tambonamo umukobwa. Urihombeye we bimbaza nyine ubwo. Hari nka style ari nk'ukuntu abakobwa bavuga ati twe dukunda style zitandukanye ati ngiye nkunda umutipe umaka inyuma nkunda umutipe ndyama hikajyamo nkayumva. Icyo gihe ni igikimwebwe ni igiki umukobwa ashobora gushyira muri mugenzi we kugira ngo yumve ko cya kintu kigezaho igitsina cy'umugabo cyabasha gukora. Natwe postere zose turazikora nta biba birenze. Ubwo se umuntu ashobora nko gukoresha iki? Tugana ku musozo w'ikiganiro. Naransekeje kandi umunsi ntabwo nashaka guseka. Kubera ibikubaye? Ushaka gukoresha intoki cyangwa se n'ikindi gitsina cyabugenewe. Biranjya mbona bagurisha mu gacinjiro ka Gisozi k'igiti. Oya ntabwo se igiti cyakwica umuntu. Icyo gitsina kiba gikoze nko mu buhe buryo? Ni parasitike? Cyari parasitike. Ubwo se gifata umurego gute? Nyine gifata umurengo tu. Gute nyine? Gicomeka ku muriro hari amabuto nyine ugenda ukanda sisiteme yose ushaka. Nuko yose nyine ushaka urayikora. Ngo hari uwegeze gukanda ngakanda buto ifite umuriro mwinshi ngo umukobwa araturika. Ibyo bintu narabyumvisha. Nyine utazi kwikoresha yaguturitse. Uwe muri uwo mwaka ubimazemo icyo gitsina cy'amashanyarazi uzi kugikoresha? Fresh. Kandi ntabwo byoroshye. Nuko ngo hari n'abarishyiramo ururimi mu gitsina cya mugenzi we. Ibyo bintu bijya bibaho cyemba numva byaba bidahwitse hari ibintu bitumvikana. Nawe uri kumenesha amabanga pe. Basa ko konyine. Ako kanya mbabarira. Nyine uko babikubwiye niko bigenda tu. Byo nabyo bibaho. Wamuhobera ukumva uguyemo neza. Ukumva ubushagarira umubiri wose. Subwo ko ari nk'ukuntu umukobwa n'umuhungu iyo baryamye mu buriri umugabo ari upfumbata umukobwa akajya mwiyegereza. Ubwo icyo gihe wiyegereza umukobwa mugenzi wawe ukumva koko ibintu urimo nibyo. Nawe aba yamaze kubyumvamo nawe ubwo arakwikururira akakwiyegereza. Ese nuba wanze kumva uburyohe ariko wajya ureka. Ukumva washyutse.
bya danje. hari nk'ukuntu umukobwa ngo iyo amaze gukarisanya n'umuhungu ashobora ngo gushyukwa, ngo yamara gushyukwa ngo mu gitsina cye ngo hakoroha, ngo amazi akaza. Ese ibyo bishobora kuba byabaho uri kumwe n'umukobwa mugenzi wawe, nawe mu gitsina ukumva washyutswe, amazi yamenetse? Reka shaka guseka, ibyo mvuga nibyo. Saba duhura babinyigishije ndarengana gusa urarenze none nkuko nguko wenda umukobwa bishobora kumubaho, umukobwa agashyukwa ngo igitsina cye amazi akagenda atakara, nawe bishobora kukubaho ugashyukirwa umukobwa mugenzi amazi kumva ikariso yatose. ese ubwo wamurya utashyutswe? Ntabwo bibaho, ubanza nyine ugashyuka tubundi kose. Wa mukobwa aranashyuka akamera ngira ngo uri ni abagore bazatwemera we, bazajya bati mwirirwa mu buraya. Yesu mana yanjye. Nuko Dakwini urabona ko yigendeye, ubu urateganya kuza kumuvugisha kuri telefone? Ahubwo watinze kugenda ngo muvugishe. Ubusura muhamagara umubwira ngo ndamucururutsa fresh. Gute so? Bamfite utugambo turyohereye twiza dusize ubuki. Byatari. Sha amaso utereke yaba yaterekeraga umugabo, aya maso yapfushije ubusa. Shagenda uziko nayo baterekeye byatanze iki? Hako nanakubonye twajyaga tuvugana nkabikeka, reba uburyo waje wifunze. Kijamo ati n'ubundi ndi umujamo, noneho direde zawe hariya nsiyare cyo utabona kwera. Ubu uramutse ubonye nk'umugabo ufite amafaranga akavuga ati ngereka ngiye nkwirongorera ibyo ngibyo bivemo, ndagushyira supermarket yaranguye n'imodoka. Byo nta kintu bya reka umugabo no yaba afite bya mirenge wapi, ntabwo ushobora kumwemera wapi paka ni ku mukobwa mugenzi wawe, paka mbonye uwo tugomba kurushingana. Ejo bundi hari umukobwa twaganiriye arambwira ati ngewe umugabo atabanje gukurura imishino yanjye akore kuri rugongo yanjye nzajya mbivuga, nimwe mu binyigisha. Ati umugabo abanza gukurura imishino agakora kuri rugongo. Ubwo se umukobwa mugenzi we burashobora kuyikurura kuri mugenzi we akumva yaryohewe? Ibyo bintu nabyo birashoboka cyane rwose cyane. Baba data we, ubwo se nk'utarayiciye wakurura iki? Fasha ukora nyine kuri rugongo fresh nayo. Akuzi ko rugongo nubwo birirwa bagigisha ibyo bishitani akababwira aka kazi mana yanjye, hari abambwa noneho bakerura, kandi noneho urumva nawe maze ku Reka tugushimire wowe twatangiranye iki kiganiro tukatukigeranyije ku musozo. Uyu ni Umutako TV nkuko bisanzwe, ngemwe muri kumwe ni MC Seti. Reka nshimire timu twafatikanyije dutangiranye tukadusozanyije hano ku buhanga bw'ibyuma. Muri abantu b'abagabo cyane, ngira ngo rero murabona yuko imbere ya kamera z'Umutako akiri wa mukobwa wabaye wibereye mugabo. Mwabahungu mwe mureke tureke kubabaza abana b'abandi, kuko urumva ko imyanzuro bagenda bafata atari myiza kandi idahwitse. Nk'ubu wumva Imana izakubabarira? Se icyo ni icyaha kirenze. Timba urumva atari n'icyaha? Ntabwo ari icyaha. Kiri hehe se? Ukajya ugashyukwa ugashyukirwa. Noreka mare gukora igikwe urebe. Imana yemera ubukwe. Ndahabaye kabera matu uzajyeyo. Umva nzabatumira. Sister reka tugushimire ku mwanya duhaye. Okay. Wibuke gukora subscribe, like, comment and share. Wowe ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe tubigufashamo kandi tukabyamamaza bikagera kure. Sigamo comment, dukeneye namwe ibitekerezo byanyu. Muduhe comment mutubwire ese ibyo tubagezaho ni ibintu ki, ibyo mwifuza aho tubagerera, kugira ngo tubashe kujya dusangira ubuzima bwa buri munsi tubunyuranemo neza. Ngemwe muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe. Uyu ni Umutako TV. Aya basi.